Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe, nimugire Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Tugire Kristo aganze mu bihe byose tubikesha ukwemera. Iyi mirongo 40 dusoma muri Bibiliya, igitabo cy'ijambo ry'Imana, tuyikugejejeho kugira ngo iherekeze ukwemera kwawe mu mibereho y'ubuzima ubamo. Ngo intumwa zibwira Yezu ziti twongerera ukwemera. Nyagasani arabasubiza ati yaba mwari mufite ukwemera kungana n'impeke y'ururo, mwabwiye iki giti kibobera imutiranduka ujye kwiterera mu nyanja kikabumvira. Luka umutwe wa 17 umurongo wa 5 n'uwa 6. Arababwira ati muratinya iki mwabemera gato mwe? Hanyuma arahaguruka ategeka umuyaga n'inyanja, maze haratuza cyane. Matayo umutwe wa 8 umurongo wa 26. Nuko Yezu aramubwira ati mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije, genda amahoro kandi ukire indwara yawe. Mariko 5:34. Yezu aramusubiza ati nimwemere Imana. Ndababwira nkomeje ko uwizera Imana ashobora kubwira uriya musozi ati shiguka aho wirohe mu nyanja, niyizera adashidikanya ko ibyo avuze bizaba. Mariko 11 umurongo wa 22 n'uwa 23. Nuko Yezu abwira wa mugore ati ukwemera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Luka 7:50. Yezu arababwira ati icyabateye ubwo bwoba ni iki? Mbese ntimuragira ukwemera? Mariko 4:40. Yezu aba yabumvise, abwira umutware w'isengero ati witinya, upfa kwemera gusa. Mariko 5:36. Nuko Yezu aramubwira ati haguruka wigendere, ukwemera kwawe kuragukijije. Luka 17:19. Yezu aramubwira ati ngaho bona, ukwemera kwawe kuragukijije. Luka 18:42. Ubwo rero twagizwe intungane n'ukwemera, dufite amahoro ku Mana muri Yezu Kristo umwami wacu. Kubwe twashyikiriye mu kwemera iyi neza tuganjemo, none twiratira gutegereza ikuzo ry'Imana. Abanyaroma umutwe wa 5 umurongo wa 1 n'uwa 2. Koko rero turahamya ko umuntu ahabwa kuba intungane n'ukwemera hatagombye ibikorwa by'amategeko. Ubw'Imana ari imwe, izaho wagenywe kuba intungane abikesha ukwemera. Abanyaroma umutwe wa 3 umurongo wa 28 n'umurongo wa 30. Bityo rero ukwemera gushingira ku nyigisho, inyigisho nayo ku ijambo rya Kristo. Abanyaroma umutwe wa 10 umurongo wa 17. Kubw'ingabire nahawe, reka ngira icyo mbwira buri wese muri mwe, ntimukirebe bisumbye uko mugomba kwireba, ahubwo muzirikane ibibafasha kwiyoroshya, buri wese mu rugero rw'ukwemera
Imana yamugeneye. Abanyaroma 12 umurongo wa 3. Mujye mwakira ugifite intege nke mu kwemera, mwoye kumugisha impaka mu byo ashidikanyaho. Abanyaroma 14 umurongo wa 1. Koko rero ntabwo nshishwa n'inkuru nziza, kuko ariyo bubasha bw'Imana burokora uwemera wese, uhereye ku Muyahudi ukageza ku Mugereki. Koko kandi muri yo ubutungane bw'Imana buhishurirwa bishingiye ku kwemera, bigakomeza ukwemera, nk'uko byanditswe ngo intungane izabeshwaho n'ukwemera. Abanyaroma umutwe wa 1 umurongo wa 16 kugeza kwa 17. Koko mwakijijwe ku buntu mubikesha ukwemera, ntabwo ari ku bwanyu rero, ahubwo ni ku bw'ingabire y'Imana. Ntibyatewe n'ibyo mwakoze, kugira ngo hatagira uwirata. Abanyefeso umutwe wa 2 umurongo wa 8 kugeza kwa 9. Nyagasani n'umwe, ukwemera ni kumwe, batisimu ni imwe. Abanyefeso umutwe wa 4 umurongo wa 5. Ariko cyane cyane nimuhorane ukwemera, kubabere nk'ingabo izazimya imyambi igurumana ya nyakibi. Abanyefeso 6 umurongo wa 16. Ikaba na nyirikuzo ryose nkabasabira kugira ngo ibatere imbaraga ibigirishije Roho wayo, inakomeza umutima wa buri wese. Kristo nabaturemo mubikesha ukwemera, mushore imizi mu rukundo, murushingemo n'imiganda, maze hamwe n'abatagatifujwe bose mushobore gusobanukirwa n'urukundo ruhebuje rwa Kristo, mumenye ubugari n'uburebure, ubujyejuru n'ubujyakuzimu byarwo, nibwo muzagera ku bumenyi busumba byose bw'urwo rukundo, maze musenderezwemo mutyo ubutungane bw'Imana. Abanyefeso 3:16 kugeza kuri 19. Ku bwa Roho umwe ahabwa kuvuga amagambo yuje ubushishozi, undi agahabwa kuvuga n'ubumenyi muri uwo Roho nyine. Umwe ahabwa ukwemera guhebuje abikesha uwo Roho, undi agahabwa ingabire yo gukiza nanone muri uwo Roho nyine. Abanyakorinti ba mbere umutwe wa 12 umurongo wa 8 kugeza kwa 9. Mbese uw'umuhanga ari he? Uw'umunyabwenge ari he? Uw'intyoza mu by'iyi si ari he? Kubanza ubuhanga bw'iyi si yarabuhinduye amahomvu. Koko rero isi ku bwenge bwayo ntiyashoboye kumenyera Imana mu bigaragaza ubuhanga bwayo. Niyo mpamvu Imana yihitiyemo gukiza abemera ikoresheje ubusazi bw'iyamamaza butumwa. Abanyakorinti ba mbere umutwe wa 1 umurongo wa 20 kugeza kwa 21. Imitima yabo yayisukurishije ukwemera. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 15 umurongo wa 9. Intungane izabeshwaho n'ukwemera. Habakuki umutwe wa 2 umurongo wa 4. Kubera ko twiringiye izina rya Yesu, iryo zina niryo ryakomeje uyu muntu mubona kandi muzi. Maze ukwemera gukomoka kuri Yesu kumusubiza ubuzima bwe bwose mu maso yanyu mwese. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 16. Kuko ubu tugendera mu kwemera tutayobowe n'ukwemera nuko tubona neza. Abanyakorinti ba kabiri, ibaruwa ya kabiri y'Abanyakorinti umutwe wa 5 umurongo wa 7.
oya, intwaro zacu ntabwo zikomoka kuri muntu, ahubwo ububasha bwazo buturuka ku Mana bugasenyura ibyari ntamenywa. Abiyemera tubakura ku izima. Ibaruwa ya kabiri y'Abanyakorinto umutwe wa 4 umutwe wa 10 umurongo wa 4. Naho nagira ingabire y'ubuhanuzi ngahishurirwa amayobera yose n'ubumenyi bwose, naho nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyigura imisozi, ariko nafite urukundo ntacyo naba ndicyo. Kugeza ubu ukwemera, kwizera n'urukundo uko ari bitatu birabangikanye, ariko icy'ingenzi muri byo ni urukundo. Abanyakorinto ba mbere umutwe wa 13 umurongo wa 2 n'umurongo wa 13. Kuko ukwemera ntitugishorewe, bw'ukwemera ntitugishorewe. Abanyagalati umutwe wa 3 umurongo wa 26. Urugamba rwiza nararurwanya inkundura, intera nagombaga kwiruka narayirangije, ukwemera nagukomeyeho. Ibaruwa ya kabiri yanditswe na Timote ikigabane cya 4 umutwe wa 4 umurongo wa 7. Ni koko muzi w'ibibi byose n'irari ry'imari, kubera ko bamwe bayohotseho byatumye bitandukanya n'ukwemera, maze umutima wabo ushengurwa n'imibabaro itabarika. Naho wowe muntu w'Imana, ibyo bintu biha akato, ahubwo ujye uharanira ubutungane, ubusabanira-Mana, ukwemera, urukundo, ubwiyumanganye n'ubugwaneza. Ibaruwa ya mbere ya Timote umutwe wa 6 umurongo wa 10 kugeza kwa 11. Nimwumve bavandimwe nkunda, mbese nyine Imana siyo yahisemo abakene muri iyi si kugira ngo babe abakungahazwe mu kwemera n'abagenerwa murage b'ingoma Imana yasezeranyije abayikunda? Ariko wenda hagira uvuga ati wowe ufite ibikorwa, naho ye nkagira ukwemera. Uwo nguwo namusubiza nti, nyereka ibikorwa, nyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, naho ye nkwereka ibikorwa bigaragaza ukwemera kwanjye. Urabona rero ko ukwemera kwajyanaga n'ibikorwa bikuzuza ukwemera, maze hakarangira ijambo ry'ibyanditswe rigira riti, nuko Aburahamu yemera Imana bityo aba intungane, kandi yitwa inshuti y'Imana. Murabona rero ko ari ibikorwa umuntu akesha kuba intungane, ntibibe ukwemera konyine. Koko rero nk'uko umubiri ubuze umwuka uba wapfuye, bityo n'ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Yakobo umutwe wa 2 umurongo wa 5 umurongo wa 18 umurongo wa 22 kugeza ku wa 24 n'umurongo wa 26. Mumenye kandi ko ibigerageza ukwemera kwanyu bibyara ubwiyumanganye. Yakobo umutwe wa 1 umurongo wa 3. Bityo rero byaba byunguye iki se bavandimwe banjye umuntu afite ukwemera niba adafite ibikorwa? Uko kwemera se gushobora kumukiza? Yakobo umutwe wa 2 umurongo wa 14. Ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ubwako. Muntu w'ikiburabwenge, waba se ushaka kumenya ko ukwemera kudafite ibikorwa kuba kwarapfuye? Yakobo umutwe wa 2
umurongo wa 17 n'umurongo wa 20. Ni nako byagenze no kuri Rahabu w'ihabara. None se si ibikorwa yakesheje ubutungane igihe yakiraga za ntasi kandi akazinyuza mu yindi nzira? Yakobo umutwe wa 2 umurongo wa 25. Roho Mutagatifu abivuga yeruye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazihakana ukwemera, bishinge ababashukisha ibinyoma, maze batwarwe n'inyigisho zikomoka kuri Sekibi, bahendwe ubwenge n'abigisha b'inyoma buje uburyarya kandi basabitswe n'iyo ngeso ku mutima. Ibaruwa ya mbere ya Timote umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Uko rero zahabu bayungurisha umuriro, ni nako bya bigeragezo bigenewe gusukura ukwemera kwanyu gutambukije kure agaciro iyo zahabu y'akanya gato, kugira ngo nikumara guhama kuzabahesha ibisingizo, ikuzo n'icyubahiro igihe Yezu Kristu azaba yigaragaje, kuko niwe mukunda mutamurora, mukamwemera mutarigeze mumubona. Akaba ari nacyo gituma mwasazwe n'ibyishimo bitagira ivugiro kandi by'agatangaza, kuko mwashyikiriye igihembo cy'ukwemera kwanyu, ari cyo mukiro wanyu. Ibaruwa ya mbere ya Timote ya Petero, ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa 1 umurongo wa 7 kugeza kwa 9. Kubera iyo mpamvu rero nyine nimushyireho imbaraga zanyu zose kugira ngo ukwemera kwanyu mukongereho imigenzo myiza muyongereho ubumenyi. Ibaruwa ya 2 ya Petero umutwe wa 1 umurongo wa 5. Kuko icyabyawe n'Imana cyose gitsinda isi. Intsinzi kandi yaganje isi ni ukwemera kwacu. Ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa 5 umurongo wa 4. Ukwemera ni ishingiro ry'ibyo twizeye, kukatubera n'icyemezo cy'ibitagaragara. Ukwemera niko kwahesheje abakera gushimwa n'Imana. Ukwemera kutwumvisha ko ibyaremwe byatunganijwe n'ijambo ry'Imana, bityo rero ko ibigaragara bikomoka ku bitagaragara. Abahebureyi umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Ariko byaba byiza usomye uyu mutwe wose ukava ku murongo wa 1 ukagera ku wa 40. Imana iguha ingabire y'ukwemera, uzarokora ubuzima bwawe, ugaherekeza imibereho yawe, ukazagera mu bugingo bw'iteka. Amina.